Ihame ry'umunsi. Dore ibintu bine uyu munsi Imana yiyemeje kugukorera, byakire mu izina rya Yesu. Zaburi ya 32:8, nzakwigisha. Icyo ni icya mbere, cyakire mu izina rya Yesu. Nkwereke inzira unyura, cyakire ni icya kabiri. Uyu munsi Imana yemeye kukwigisha kandi yemeye kukwereka inzira. Nzakugira inama, umva nkubwire, abantu bakugiriye inama bijyanye n'aho ibitekerezo byabo bigera, ariko ndagira ngo nkubwire, inama y'Imana ntabwo izigera ikuyobya. Imana yemeye kukugira inama kuva uyu munsi. Imana yemeye kuba umujyanama wawe. Icya kane, ijisho ryanjye rizakugumaho. Uyu munsi wa none Imana yemeye ko ijisho ryayo rigiye kubana nawe, rigiye kubana nawe mu kazi, rigiye kubana nawe mu rugo. Uzajya ujya mu kazi risigare ku bana bawe, rigiye kukurebera aho utareba, rigiye kukwinjirira aho utinjira. Ijisho ry'Imana rizabana nawe ubuzima bwawe bwose. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame. Shalom.